habayeho bigeze kugira imbaraga, bigeze abapantekote kugira ibihe byo gukundana, abapantekote abarokore basengana, abahanuzi batagenda biyamamaza n'abavuga butumwa ahubwo bamamaza Kristo, badakora ibyaha, bahinda umushyitsi imbere y'Imana, bagihuje basenga, bahuje ntawe ubameneramo abarokore, bagamo umukene, umupfakazi, inzu se wenda yamusenyukiyeho, yabonye akaba hari nabitangaga bakamugurira ikibanza. None ubu ubwitange bwose ni isengero gusa, ntago twakubakira abatinda abana b'imfubyi batagiraho kuba. Ntiwari wareba mu ntege z'umukobwa w'umurokore niba ari ikintu cyakomeraga. Abagabo benshi murabizi babarokore bakuze gutereta umukobwa w'umurokore byari bikomeye. Ibingibi mugenda uhita ukora no kwibera, ibyo ntibyabagaho, byitwaga kirazira. Basigaye bavuga ati tugomba kujya ku myako tukagaragara neza. Hari n'ikintu nakuboneye, udukobwa twiza twose, utwinzobe, cyo bita abana bahiye, ibyuki, hafi aho ngaho bene abo niba ujya kureba ugasanga nibo bari ku murongo w'imbere, nuko yabonaga ari abana bishira. Burya umuntu w'umutambyi, umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishira, urwo n'uruziramire, nuwo ntago ari umukozi w'Imana, be kubeshyera Imana. Uw'Imana ntiyigeze imumenya. Abo ni abakozi ba Satani, ababi ntabwo bizababuza gukora ibibi. Nukuri abagore babi ntibizababuza kuba babi, ngo nuko ahanura, nuko abwiriza. Umubi ntibizamubuza gukora amanyanga, n'ubwese ikora ari umugabo avuga ubutumwa. Bene data, mwambara intwaro zose z'Imana. Abantu bose bari bararetse ibihe nko kwiriza ubusa. Harimo abantu bavuga ngo ntibasenga bonyine, byitoza mbara imbaraga, usenga rimwe yige gusenga kabiri, usenga kabiri yongere. Si igihe cyo kureka gusenga, ahubwo ni igihe cyo kongera. Nta marisasi menshi abitse mu mavarisi, ba nyirazo bareba amarira agatakara, yareba ikuntu yiza avunitse, Minerivare aho yaturutse akumva acitse intege, yarabuze n'akazi k'ubuyede. Bene data, ye baba we, ndakubwiza ukuri, havumwe wiringiye isambu, amazu meza n'ibindi, ahubwo hepfo havuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Umva nawe waba ugenda nka Mifobosheti, ugenda amaguru agenda ukuntu, nawe umuntu umeze uko uhengamye, wenda amaso areba iriya, ariko ufite ingingo ikurengera, wizera Uwiteka, ngo uwo muntu azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, naho amapfa yacanye ntago kizuma. Umusore washoreye muri Kristo, amapfa yacanye, ibigaragazo byabaye byinshi. Ntago yashukwa na shuga mami ngo yiyahuze umukecuru inkecuru. Ntago umukobwa wahuye n'amapfa kuko ubuzima bwanze, wenda ari imfubyi cyangwa imiryango yaramutaye, byamutera kujya mu muraya. Iyo yashoreye imizi muri Kristo aremera akihangana agapfa kigabo. Umugore washoreye imizi muri Kristo ntajya mu bapfumu, arihangana. Bene data, ni byinshi n'umugabo washoreye imizi, ntabwo akazi kaba ikibazo katuma ibibazo biteye mu rugo yaturugo, cyangwa se ngabona abagore beza faranga ryaje yarashoreye muri Kristo, ikibazo cyose cyaza abakomeye Kristo. Ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera, abadayimoni, Satani, ngo nibwo byose bizabona kurangira. Bene data, tugarutse mu rwego rw'itorero ryacu, noneho itorero nakijirijwemo rya Pantekote, amateka yaryo kera habayeho bigeze kugira imbaraga, bigeze abapantekote kugira ibihe byo gukundana, abapantekote abarokore basengana. Utakumva umupasiteri hakanyanga na gake cyangwa umushumba, bitwararika, bubaha Imana, ari intangarugero mu rwego rw'igihugu ndetse no hanze, ari imfura abakozi b'Imana, abahanuzi batagenda biyamamaza n'abavuga butumwa ahubwo bamamaza Kristo, badakora ibyaha, bahinda umushyitsi imbere y'Imana.
bagihuje basenga bahuje ntawe ubameneramo abarokore. Iyo umurozi yageraga mu rusengero yinjiye mu rusengero ubwabyo byonyine gusa bari bafite umwuka wera. Kera habayeho hano iwacu i Rwanda pana muri Israheli higeze kuba ibihe bya Pentekote. Umurozi yarinjiraga kumva bamwe ati wi abandi ati bandi ati pa bakabwira pasiteri iti bawegetseho urugi turumva twinjiranwe bagasenga. Imana ikaba yamusi iyo atihanaga cyangwa bakizwa n'amaguru ahita ashoka batarakinga baramufataga bakamucisha mu madirishya. Bene data nshuti z'umusaraba bankurikiye abesha amateka ntimuyazi. Hari abantu benshi bacishijwe mu madirishya rwose bagaterura bakajugunya kandi bagakingura inzu y'Imana nta murozi wabinjiranaga. Bene data imbaraga zitaramenagurika. Uzi ko basengaga abagore bakikorerana imitwaro, ufite urugo rubi bakagira agahinda, abandi bakibagirwa ibibazo biri mu ngo zabo bakamusengera, abakobwa bakabasengera, n'abatakagombye gushaka bakubakirwa. Habaga ibitangaza, bamwe bakabona abagabo batari kuzababona, abandi bakabona abagore batari kuzababona. Hari n'ababyaraga ari ingumba batari kuzabyara, bikoreranye imitwaro kandi n'abagusengeye ntibagende babyirata ahubwo bagashima Umuremyi ko Imana ari cyo yakoze. Umushonji cyangwa umukene n'umutindi wabageragamo hano mu migi za Kigali, umuntu yaje yambaye ibirenge cyangwa se yaje yambaye kamambiri zidasa, abarokore bamwe yabireba akagura kamambiri ku kindi cyumweru agacunga wa muntu yaje akamubwira atari umuntu wakuntumyeho akira impano yawe nako akira ubutumwa ntanamubwire ati ni njyewe wakuguriye izi nkweto. Ku buryo ndi niba yaramaze iminsi asenga umwuka yaramwongoreye ati nzaguha inkweto, akavuga ati nukuri Imana yambwiye inkweto yazimpaye. Ihimbazwe bagashima Imana bagashima Umuremyi ntibashima abantu, bakabona imikorere y'Imana mu buryo bufatika. Muri bo yabagamo umukene umupfakazi, inzu se wenda yamusenyukiyeho yabonye akaba hari nabitangaga bakamugurira ikibanza. None ubu ubwitange bwose ni isengero gusa, ntago twakubakira abatinda abana b'imfubyi batagiraho kuba kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akabigiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi, kigasiga yihanya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha. Imbaraga zitaramenagurika, abantu bajyaga bafata mikoro kavuga ati naguye mu cyaha cy'ubusambanya, akabyatura ari kurira yahinze umushyitsi yatinya Imana. Imana imbabarire nasomye ku kayoga, Imana imbabarire nanyoye imiti ya Kinyarwanda. Abantu bakatura itorero rikarira abantu bakamusengera. Bene data nshuti z'umusaraba, ntago wari wakumva umukobwa wasomanye wo mu Pentekote nk'ibyabagaho. Ntiwari wareba mu ntege z'umukobwa w'umurokore niba ari ikintu cyakomeraga. Abagabo benshi murabizi babarokore bakuze gutereta umukobwa w'umurokore byari bikomeye. Ibingibi mugenda uhita ukora no kwibera ibyo ntibyabagaho, byitwaga kirazira. Ntago wari wo muvogera ntibyabagaho. Ariko iyi minsi ya none we imbaraga zamenaguritse, ukora kwibera agaseka kandi ari umuririmbyi itikinyibisirizwe jewe kandi toka wakubita urushyi ku mabuno wagira ngo nagahene bumva ko inyama zirimo. Ye baba we nukuri nta no kukubwira ati mu izina rya Yesu reka da kinyibisirizwe. Ariko yewe suburi mu biki. Bene data imbaraga zaramenaguritse, ntago ari wo kumva umucuranzi wakoze ibizira. Imbaraga zitaramenagurika, korari yarasohokaga ugasanga niba ari abasore bararwanira ingoma, bararwanira amapenda, abakobwa bose bafite ishyaka ry'inzu y'Imana, inzu y'Imana barayitegura. Ariko iyi minsi ya none we nisengero kuzikubura zisigaye zikuburwa n'abakecuru. Abakecuru rukukuri nibo bakubura isengero. Inkumi reka data bize gutereka inzara barazisongora, bashize abaye ngizi kiyoni, habe mu mugi habe mu cyaro. Abandi babasigado aho kuzana Bibiliya mu rusengero, bamwe arobo twabonanaga dukoroboyi na twatununwa tunabero basiga iminwi yagirana nk'izuru ry'ingurube. Ye baba we imbaraga zitarameneka ibyo ntibyabagaho. Ubwibone mu bakristo,
abakorari baririmbaga bateze ibitambaro bipfutse imitwe bazi ko bagiye gukorera Imana bakandagiye ahera bari kurebwa n'Imana. ariko ubu ngubu ni mu busitara abadefiriza bashyiramo produit kubera ko imbaraga zaramenetse. basigaye bavuga ati tugomba kujya ku myako tukagaragara neza. hari n'ikintu nakuboneye, udukobwa twiza twose utwinzobe cyo bita abana bahiye ibyuki hafi aho ngaho, bene abo niba ujya kureba ugasanga nibo bari ku murongo w'imbere, naho yaba atararepese apfa kuba ari agakobwa keza uhengamye iminwa bareba mirari inyuma, abo babashyira ku ntebe y'inyuma, naho yagira ijwi ryiza gute ntibamushyira imbere. cyakoze bamusangishayo mikoro ariko ntibamushyire imbere. kubera iki? abenshi dusigaye tureba inyuma. babagore buzuye ubwibone, babagore barata imyenda bose imbere, nuko imbaraga nizimara kumenagurika ngibyo byose bizahera ko birangire. tugeze mu rwego zamenetse, hahandi twumva n'abapasiteri abapagani babivuga ati yantumye inzoga, hahandi dusanga n'abasinzi bari kubivuga kubera ko imbaraga zamenaguritse. abasambanyi sinjya kubabeshya nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba, tuba dufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira bagiye babyarana n'izo ngirwa n'abapasiteri. uretse ko si abapasiteri, ni ugusebya abapasiteri. hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo, hari abashumba bakijijwe, ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi, ugasanga nubwo ari umushumba ariko ni ibandi ni isarigoma kirasambana. icyo ngicyo wose umushumba ni isarigoma. reka wese mujye murakarira rimwe, kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzoka z'impirimwe. Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana bishiramwe, nuko yabonaga ari abana bishira. burya umuntu w'umutambyi umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishira, urwo n'uruziramire, nuwo ntago ari umukozi w'Imana. be kubeshyera Imana, uw'Imana ntiyigeze imumenya. abo ni abakozi ba Satani baje kwihisha mu itorero. nuko twikomereze, nuko birangiye imbaraga zitaramenagurika. ntabwo mu barokore bashyingiraga umugeni wasomanye cyangwa wasambanye, ntibyabaga. ariko iyi minsi ya none hagezweho icyaha cyitwa avance, gutanga avance. ariyo mpamvu mubona ingo ziri gusenyagurika. abenshi zatangijwe amabuye y'ubusambanyi, zubakiye ku rufatiro rwitwa gusambana. ariyo mpamvu abagore n'abagabo nta kwizerana guhari. igihe cyose bahora bafite impungenge. ingo z'iyi minsi do ni ku musenyi, ntabwo ari ku rutare, ahubwo ni umusenyi. twikomereze. bamwe bakitwaza ngo abahanuzi baramanuriye ngo Imana iranyubakiye. abahanuzi benshi ni abatubuzi, ni amabandi. hari abampamagara mu bihugu byo hanze bagiye babona ingirwa abahanuza abapagani no kuri iyi mirongo y'amacano, akamuhamagara ngo ni ukuri ndagira ngo usengere nakubonyemo Imana, ngo banze unyoherereze miliyoni y'amadolari. ndabwira abantu bose abatuye isi, muntu wese uhamagara ngo nibagusengere bakaguca amafaranga, uwo muntu uzamenye ko ari umukozi wa Satani. impano y'Imana ntigurishwa. aranakubwira ngo uwo mugabo muri kumwe ntago ari uwawe, barakubeshye. wamushatse Imana iri hehe? kuki itamukubujije mbere y'igihe? uramenye utagwa mu ruzi urwita ikiziba. uramenye mwene data. biravuga ngo iki Imana yifatanyirije umuntu ntakagitandukanye, niba atari uwawe izamwica. ahasigaye ubohoke kubw'indahiro, ibohoke kubw'isezerano wasinye. nuko ariko niba hariho iyo ndahiro, hariho iryo sezerano, uzakubwira ko atari wawe, uwo ni umukozi wa Satani rwose. kubivuga ntago naba mbeshye. uzagukoresha mariage akagusezeranya bwa kabiri ufite undi mwasezeranye, uwo muntu ntago ari umuntu w'Imana, akoze icyaha cy'ubufatanyacyaha. twikomereze kuko abashyigikiye ubusambanyi. akandi kantu hepfo ngo ndabyumva ariko sinabimenya, ndabaza ngo ndatabuja ikizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? aransubiza ngo igendere Daniyeli, ayo magambo arahishwe. hari ibintu bihishwe by'ubwiru bw'Imana. kumenya iminsi n'ibihe si ibyacu, ahubwo twebwe dusabwa kwitegura ko tutazi umunsi cyangwa igihe. twikomereze hepfo aravuga ngo cyakora benshi
ntabwo ari bakeya, benshi bazezwa. Bene data, amadini ni menshi, benshi bazezwa, bazacishwa mu ngata. Turi mu gihe nta muntu udasanga ataryamanye ikibazo. Buri wese afite ikigeragezo, buri wese afite ikimugerageza. Nubwo yaba ari umukire, usanga afite byinshi mu mutwe we. Benshi bazezwa, bazacishwa mu nganda. Bene data, kubona umuntu utarabatijwe n'igitangaza, utarabatijwe ku gahanga, yabatijwe mu mazi menshi. Ye baba we, abantu bose bitwa abakristo, ariko ibikorwa by'ubukristo ntabyo. Ubu nta muntu wasiga muri butike uvuga ngo ni umurokore utamwizeye, kuvuga ati rwose nabonye yihana. Ibyo ntacyo bikivuze. Benshi bazezwa, bazacishwa mu nganda. Ababi ntabwo bizababuza gukora ibibi. Nukuri abagore babi ntibizababuza kuba babi, ngo nuko ahanura, nuko abwiriza. Umubi ntibizamubuza gukora amanyanga. N'ubwesikora ari umugabo avuga ubutumwa, arya amadeni atazishyura ku bushaka n'abizi. Ababi ntibizabuza kwambura amabanke, kandi bariciriye inzira bakitwa babihemu mu isi. Yewe we, ababi naho yabasenga ari umudiyakoni, ari umucamanza mu rukiko, ntibizamubuza kurya ruswa, akarenganya abanyamubabaro, agaca imanza zigoretse. Ababi ntibizababuza gukora ibibi. Ariko aravuga ngo muri ibyo bihe by'iminsi n'ibihe nta n'umwe uzabimenya ngo keretse abanyabwenge. Maze ibwira umuntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi ubwenge nanone haraho avuga ngo burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwenge bumurikira, bujya butubera itabaza, bukatwereka aho dukwiriye kunyura, bukaturinda imitego yose y'imishibuka igoramye kubera ubwenge. Nuko bene data, nshuti z'umusaraba, hari abajyaga basenga amanibature n'ibisengero zikinze. Mu rugo iwawe wabyuka ukava ku gisasiro, ukinjira ugafata igitabo cy'indirimbo, fata Bibiliya ugasenga. Ntago nibature zahagaze, n'inyoni ntizigeze zireka guhimbaza Imana mu museke. N'abantu mukwiriye gusenga mutazanye urwitwazo. Mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro ukwiriye gusenga ugashima Imana. Nuko ahangaha ndavuga ku bantu baririmbaga no mu rugo iwawe waririmbira Imana. Ntago kuririmba ari kuririmbira mu nsengero ugahimbaza izina ry'Uwiteka. Baraga zaramenaguritse, ariko ari iterambere ryaje ry'amatelefone. Ndabwira abaperezida b'amakorari, mwari muyoboye amakorari, n'ubundi musabwa kumenya abo mwari muyoboye. Abaririmbyi, abadiyakoni, ntago byarangiye, umurimo urakomeje. Musabwa guhamagara mukamenye mukumbi w'Imana. Abapasiteri n'abarekada, musabwa kumenya abantu b'Imana uko bahagaze. Yanapfa agapfa yejejwe, yabonye naho yaturira, kugira ngo badapfa barimbutse bakabura ubwami bw'Imana. Nuko ariko Imana iradushakamo ibihe byiza. Imana iradushakamo urufatiro rwa mbere. Mwambara imbaraga, mwongere musubire ku rufatiro, nkuko mu Befeso yavuze Pawulo ngo mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bene data, mwambara intwaro zose z'Imana. Ingofero ivuga agakiza aho unyuze hose, nubwo utari kuboneka mu materaniro, ariko ukubonye akubonema agakiza. Umukandara ukuri bavukozi b'Imana, abahanuzi, ibyo guhanura mugashyiramo utundi tuntu ngo indonge, mubone indonge. Ni ukuri mwambara ukuri, kuko utwo tuntu wongereyeho uzatubazwa. Bavuga butumwa ukuri, mukwete inkweto. Imana irabashaka mu murimo w'Imana. Murakoze. Ni byinshi nibikingira igituza imyambi y'umubi, ko turi mu minsi mibi. Imyambi ya wa mubiri kurasa, benshi bakisanga mu busambanyi batarabasambanye, abandi bakibuka mu bwesikoro, mu kwiba no kwambura. Bene data, mwambara intwaro zose z'Imana. Abantu bose bari bararetse ibihe nko kwiriza ubusarima. Abantu bavuga ngo ntibasenga bonyine, byitoza mbara imbaraga. Usenga rimwe yige gusenga kabiri, usenga kabiri yongere. Si igihe cyo kureka gusenga, ahubwo ni igihe cyo kongera. Ikindi ni imirimo myiza yo gufasha abababaye, byose bijyane n'imirimo myiza yo kwitanga. Imana izabaha ingororano. Si ugutanga ibyo kurya gusa, no mu biturage
aha kure. Niba umukecuru atagishoboye kujya kurwana no gushaka inkwi, rubyiruko mubatayiriza inkwi, mubavomera amazi, abakecuru be kwiheba. Murakoze. N'abandi barwaye be kwibaza niba Imana itakibaho, mubatabarisha neza, ariko mutaritse n'ibihe byiza byo gusenga. Murakoze. Reka dusenge. Abimbaraga zamenetse, uce bugufi dusenge, twisaba imbabazi. Imana iduhembuza imbaraga. Imana Data nyir'isi n'ijuru, turi mu bihe imbaraga zamenaguritse, iminsi ni mibi, ku buryo abantu bagezaho kwiringira abantu bakiringira ibyo bareba aho kukwiringira imbaraga zabo bagama. Benshi biringiye amafaranga, biringiye ubutunzi bugaragarira amaso, amazu n'amamodoka, biringiye amasambu yabo, abandi biringiye impamyabumenyi bafite. Ariko ibyo byose ngo ubyiringiye ni ikivume, ngo ahubwo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Hari n'abiringiye abahanuzi, bakiringira abatambyi bo mu isi, ariko Mwami Imana benshi bibutse bacitse intege, batakaza ibihe byiza byo kwizera Imana no gusenga, bambika imbaraga kuko iminsi ari mibi. Batabarubarure kugira ngo bakomeze urugendo rujya mu ijuru, bakomeze bazageraho basiganirwa. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.